kirekire uryamye ku irembo nta muntu ufite wahagukura, wageze ku rusengero ubura wakwitaho, n'abagusenge bagusengera iminsi ibiri ubundi bakakureka. Ng'inshuti zaramutaye, abavandimwe bazanye baramusiga. Reka nkubwire ukuri, nzanye ijambo rivuga ngo bagusize mu kigeragezo, wari uri kumwe n'inshuti zirakureka, abavandimwe barakujugunya, mama wawe arakwanga, papa wawe arakwanga, ariko nzanye ijambo rivuga ngo Yesu agiye guca aho hantu, Yesu agiye guca iwawe. Haleluya. Perasire dragide bonewa, hegode gide bonewa. Imana inyuma ngo uyu murwayi ngo arihangana, nawe umaze igihe kirekire wihanganye, umaze iminsi uryamye ariko utegereza ineza y'Imana, umaze iminsi utegereje ineza rikubwira ngo humura nubwo bagutaye, humura nubwo bakuretse. Nzanye ijambo rikubwira ngo humura nubwo ubona bitari kwiri kwanga, nzanye ijambo rikubwira ngo ubwo uburwayi bwaguheranye, nzanye ijambo rikubwira ngo nubwo urwaje ababyeyi bawe, nzanye ijambo riguhumuriza rikubwira ngo ndabona Imana ikugira neza, ndabona Imana ihindura ibihe, ndabona Imana igukanda. Haleluya. Ndabona Imana ikandagiza ibirenge iwawe. Wari ufite yuko ugiye gukira, nta cyizere wari ufite yuko ugiye gukora ubukwe, nta cyizere wari ufite, wapangaga ubukwe bugapfa ku munota wa nyuma. Reka nkubwize ukuri, ukajyana umusore wanyu wakubaza ngo bimeze bite, ukahita umubwira ngo byarangiye. Haleluya, haleluya. Ukumva wagana inzira z'abapfumu, ariko nzanye ijambo rikubwira ngo gana inzira y'Uwiteka. Yes, turabasuhuje mwese mu kuri channel yacu yitwa Icyumba TV. Amahoro y'Imana bane namwe muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Niba mu gitondo mugira igitondo cyiza, niba ari ijoro mugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike ndetse n'ubugingo. Wowe wari urwaye Imana iragukiza, wowe utarafite amahoro mu mutima Imana iraguha, kandi nawe wabonaga nta byiringiro Imana iraguha ibyiringiro ko ari yo nyiri ibyiringiro, nawe wabonaga ucitse intege utantaburitse, Imana iragukomeza ko ari yo nyiri inkomezi mu izina rya Yesu. Utarakora subscribe uyikoreshe, like, comment, usangize n'abandi tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana 5 kuri 5 mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. Uyu munsi turagarutse tugarukanye n'umwana w'Imana, umukozi w'Imana asize amavuta y'Imana. Aya, muramuzi kandi inshuti yanyu ku Cyumba TV. Simubizi? Turagarukanye rero. Kandi muzirinde kuturambirwa. Tubaye tubasabye cyane, muzirinde kuturambirwa kuko muri iyi minsi Imana idagukije kugira ngo tuyikorere kandi tuyivuge neza, kandi twe turi kwamamaza ubutumwa bwa Kristo. Amen. Mwana w'Imana umeze ute? Ndashima Imana, ndashima Imana. Ndakomeye cyane. Hari umuntu umwe yavuze aravuga ngo nge ndakomeye kandi ndakomeje. Nibyo. Nanjye ndakomeye kandi nkomeje urugendo rujyaga mu ijuru, rujyaga kwa Kristo ye. Amen. Nagiye Musanze. Ngiye baranga tukaga dukunda kujyaga. Dukunda kuryaga. Natwe dukunda gusengaga, dukunda kwiyirizaga ubusa iminsi myinshi. Okay. Amen. Hanyuma dora twinguka abantu uko bogije uko bukiye ku Cyumba TV. Nk'umuntu ukubonye ari ubwa mbere, kuko abasanzwe bakuze barakuze, nk'umuntu ukubonye ari ubwa mbere yamenya kaneza ugiye kubana muri kiganiro. Amazina nk'uko bisanzwe no wabajimana Alphonse. Imana ishimwe, ndi umusore kuturuka Ikinyinya. Imana ishimwe. Amen. Alphonse. Yego. Alphonse ukunda iki mu bintu byo kurya? Nkunda ibirayi. Ibirayi. Shangiye nikundira umuceri kuko iwacu twayuriyaga rimwe mu kwezi mu mwaka. Ari igihe kibaho twabona umuceri. Ndashima Imana tukabyina. Twawuryaga twahabaye ibirori. Bose uturayi. Nta kintu kiryo ukunda, ntabwo ukunda akanyamazi. Inyama ntabwo nzikunda cyane nkuko nkunda ibirayi. Nkunda ibirayi cyane. Alphonse ntutubeshya. Oya ntabwo mbabeshya. Rero ndi umushi. Nje nkunda kaboga n'agaceri. Imana ishimwe. Nakari gacho. Alphonse ukunda kutuzanira ubutumwa. Uyu munsi twitege iki? Uyu munsi mwitege ibintu bikomeye, mfite mbayishiye byinshi. Hari byinshi Imana yakize mu mutima wanjye, hari byinshi Imana yampaye mbazaniye, nzaniye abanyarwanda, abadukurikiranye, abakobwa, abasore, ababyeyi, abapapa bari hanze y'u Rwanda, bose mbafitiye uruhisho rwiza rukomeye cyane. Amen. Amen. Alphonse urakoze cyane kuba Imana yagugize iki gupfunyikira, ukabutuzaniye kuby'Imana gupfunyikira kugira ngo duhatwe dutangire duhemburwe nayo. Amen. Hanyuma urakoze, reka tugwakanya, nafite byinshi nakubaza ariko nzakubaza ubutaha. Imana ishimwe. Reka tugwakanya utangire usenga Imana uzi kutugezaho iki Imana yagushyize ku mutima.
urakoze cyane, uri Imana nziza, urera, urakiranuka, urafatika, ntabwo uri bayari. Twasanze uri mwiza, uri karuhura nuganze, uri karura nutegeke. Duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye umwuka wera cyane kugira ngo amanuka ganze muri iki cyumba TV. Duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye umwuka wera amanuka ganze, amanuka kuri iby'imbaraga, kuri iby'imbaraga nyinshi. Hari ibyananiranye ariko uyu munsi ugiye gukora, hari ibidahinduka ariko uyu munsi ugiye guhindura. Hari abadukurikiranye bakurikiranye icyumba TV, turasenze kugira ngo ugire neza abakobwa, turasenze abagiye gukurikirana ijambo ry'Imana, abo bose ubagire neza kandi ubiteho, bashyire imbaraga zawe, imbaraga na mwuka wera, gukora kwawe kuganze kandi gukora kwawe gutegeke, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kumvishe gusenga kasala gide bonewa pera sire drome gide ni masado beredra. Duhamagaye ineza yawe, urakoze kuduha ibihe byiza, uraduha amatara y'umwuka wera, urakoze kuganze kano hantu, urakoze kugiye gukora imirimo n'ibifatika, kandi urakoze ku ibyiza byose ubihaye mu biganza byacu. Urakoze kuri Imana nzima kandi urakoze kuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Twongeye gushimira Imana ko twongeye kugaruka imbere yanyu. Tumaze iminsi turi kubabwira ku by'Imana yakoze. Imana ishimwe. Mwagiye mugenda mwumva ubutumwa bugiye butandukanye, mwagiye mwumva abanyabugenda butandukanye, ariko uyu munsi nzanye ijambo rikubwira ngo hanyuma humura nubwo abantu bakwanze, humura nubwo abantu bakujugunye, nubwo abavandimwe bagutaye. Nzanye ijambo rikubwira ngo humura, bagiye kukujugunya, Imana ishaka kugutorera. Haleluya. Reka nkubwire nzanye ijambo rivuga ngo nubwo bagutaye ariko bagutaye Imana igushakira, nubwo batagukunda ariko bagukiza, Imana igize gute? Igukundira mu izina rya Yesu. Haleluya. Nzanye ijambo rivuga ngo wowe urwaye, wowe wuzuye agahinda mu mutima, bareke bakujugunye, reka bagute, ariko Yesu agiye guca ku kidendezi. Ikidendezi cyari kiri umugabo ngo umaze imyaka 38, hanyuma ngo Yesu ngo agiye kuhata, Yesu ngo agiye kuhatambuka. Amen. Mvugira ngo amen. Amen. Yesu ngo acaho hantu ngo hari umurwayi maze imyaka 38 ngo arwaye, ngo arembye, ariho ababaye cyane, ngo ariko ngo umugabo witaga Yesu. Nzanye ijambo rivuga ngo uyu munsi uhura n'umugabo witaga Yesu, uhura n'umugabo bita Yesu, agutaba, agukura mu gihe gikomeye, agukura mu gihe kigoye. Waba urwaye, warabuze umuntu wakugirira neza, waba urwaye wabuze umuntu wakuvura, ariko nzanye ijambo rikubwira ngo Yesu agiye guca muri uwo murwa mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Wowe wuzuye agahinda mu mutima wawe, nzanye ijambo rikubwira ngo Yesu wenyine ni uje gukura muri ubwo burwayi, akagukura mu bukene. Umaze iminsi ushonje, umaze iminsi wambara ubusa, barakujugunye, baragutaye, mu muryango we wanyu nta muntu muri kumwe, ndetse uri wenyine, urara wenyine, niyo usenze abantu ntabwo bakumva, ariko nzanye ijambo rikubwira ngo Yesu niwe mugabo ugeze gute? Ukomeye mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Twabonye Imana mu bihe bigoye, tubona Imana mu bikomeye. Reka nkubwire nawe ntunyirarireho, reka nkubwize uwo dukurikiranye, nubwo Imana yagutabaye ariko waciye mu buzima bugoye, uca mu buzima bukomeye, ariko uyu munsi ndanye ijambo rivuga ngo nubwo Imana yagutabaye, zamura. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Amen. Dushimiye Imana, Imana yakoze imirimo, dushimiye Imana, Imana yakoze ibikomeye, Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Turasoma mu gitabo cya Yohana ibice 5 umurongo waho wa mbere. Yego. Twitira amagambo rivuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38. Amen. Amugaye. Imana ishimwe. Reka tuvuge ko yititire. Haleluya. Titira amagambo bivuze ngo iki? Haleluya. Reka tuvuge kuri yititire. Imana ishimwe. Haleluya. Nawe waba wuzuye ibibazo, waba wuzuye agahinda nk'uko yititire bivuga ngo Yesu akiza. Haleluya. Umurwayi wari umaze imyaka 38. Imana ishimwe. Amen. Amen. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo habaho iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Yego. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama. Yego. Hariho ikidendezi mu Ruheburayo kitwaga Betesida. Yego. Cyariho amabaraza 5. Yego. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi. Amen. Barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Yego. 4 kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi. Haleluya. Agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Amen. 5 hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Haleluya. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira?
umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. 8 Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Mwakeneye ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana, avuga cyane ngo amen. Ongera usubiremo ngo amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. Iri jambo ni ijambo ryiza, ni ijambo tugiye kuganiraho, ni ijambo ryuzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Nawe ushobora gusanga hari umeze nk'uyu murwayi, ushobora kusanga nawe abanze abakunzi baragutaye, inshuti zaragusize. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo ukurikiye Icyumba TV. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo umeze nk'uyu murwayi wari umaze igihe kirekire kwire. Haleluya. Umaze igihe kirekire uryamye ku irembo, nta muntu ufite wahagukura. Wageze ku rusengero ubura wakwitaho, n'abagusenge bagusengera iminsi 2 ubundi bakakureka. Haleluya. Hanyuma leta sala gide bone wa era. Imana ishimwe. Ariko dusomye ijambo riratubwira ngo ubwo umurwayi amaze igihe kirekire ku kidendezi bitaga Bedesida. Haleluya. Ngo amara igihe kirekire arya, amara igihe kirekire arwaye, ng'inshuti zaramutaye, abavandimwe bazanye baramusiga. Reka nkubwire ukuri, nzanye ijambo rivuga ngo bagusize mu kigeragezo, wari uri kumwe n'inshuti zirakureka, abavandimwe barakujugunya, mama wawe arakwanga, papa wawe arakwanga, ariko nzanye ijambo rivuga ngo Yesu agiye guca aho hantu, Yesu agiye guca iwawe. Haleluya. Wari umaze iminsi urwaye, wari umaze iminsi byanze, wari umaze iminsi ujya mu bapfumu, ariko usigaye Yesu wenyine. Wari umaze iminsi biri kwanga bitari gushoboka, ariko nzanye ijambo rikubwira ngo Yesu aje kukugurira neza, Yesu aje kukwambika, Yesu aje kukugaburira. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Pera sire dragide bonewa. Hegode gide bonewa. Imana ishimwe. Hanyuma ngo uyu murwayi ngo arihangana. Nawe umaze igihe kirekire wihanganye, umaze iminsi uryamye ariko utegereza neza y'Imana, umaze iminsi utegereje neza y'Imana, ariko nzanye ijambo rikubwira umunsi nawe Imana ize ku buzima bwawe, na Imana igutabare. Haleluya. Wari umaze iminsi miremire cyane, abavandimwe bagutaye, imiryango yakuretse, nk'uko byagendekeye Yobu baramusize, inshuti ziramureka, umugore aramubwira ngo wakihakana Imana yawe, nawe ukipfira. Nawe uri muri iyo minsi, nawe bimeze gutyo, ariko wameze nk'uyu murwayi wari wicaye ku kidendezi, ngo yagiye iteka n'iteka. Iyo yajyaga muri aya mazi yasangaga byarangiye, yasangaga imiti yavuyemo, ntago yigira agacira. Reka nkubwize ukuri, nzanye ijambo rikubwira ngo humura nubwo bagutaye, humura nubwo bakuretse. Nzanye ijambo rikubwira ngo humura nubwo ubona bitari kuri kwanga. Nzanye ijambo rikubwira ngo ubwo uburwayi bwaguheranye. Nzanye ijambo rikubwira ngo nubwo urwaje ababyeyi bawe. Nzanye ijambo riguhumuriza, rikubwira ngo ndabona Imana ikugira neza, ndabona Imana ihindura ibihe, ndabona Imana igukanagira. Haleluya. Ndabona Imana ikanagiza ibirenge iwawe. Wakizere wari ufite yuko ugiye gukira, nta cyizere wari ufite yuko ugiye gukora ubukwe, nta cyizere wari ufite, wapangaga ubukwe bugapfa ku munota wa nyuma. Reka nkubwize ukuri, ukajyana umusore wanyu wakubaza ngo bimeze bite, ukahita umubwira ngo byarangiye. Haleluya. Haleluya. Ukumva wagana inzira z'abapfumu, ariko nzanye ijambo rikubwira ngo gana inzira y'Uwiteka, utumbira umusaraba gusa, utumbira ineza y'Imana, Imana izakujya neza. Mvugira ngo amen. Amen. Pera sire dragide bonewa. Pasara gide boene dra. Imana ishimwe. Hanyuma waryama igihe kirekire, aryama igihe kiragera imyaka 38. Waba umaze igihe kirekire kingana nk'uyu mugabo. Uyu mugabo yararwaye cyane, uyu mugabo yararembye cyane, ariko ngo niyabyukaga, ariko ngo niyagendaga. Nawe muri iyi minsi bimeze gutyo, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo tumbira Yesu, tumbira Yesu niwe musaraba, tumbira Yesu niwe byose. Ijambo rirakomeye cyane ngo hanyuma ngo Yesu akandagiye aho hantu, akandagiye ku kidendezi, mwasanga umugabo cyane arwaye. Haleluya. Imana ishimwe. Nzanye ijambo rikubwira ngo tumbira Yesu. Ngo Yesu ageze ku murwa, ageze ku kidendezi cyitwa Tari, yaramaze imyaka 30. Yesu ngo abaza uyu mugabo, arabaza ngo mbese urashaka gukira? Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma aravuga ngo mbese urashaka gukira? Nawe Yesu arakubajije ngo mbese urashaka gukira? Ariko nzanye ijambo rikubwira ngo Yesu agiye kukugirira neza, Yesu agiye gukora imirimo.
haleluya. Imana ishimwe. Nzanye ijambo rikubwira ngo Yesu agiye kugukiza, Yesu agiye kukwitaho. Hanyuma ngo Yesu abwira umurwayi, aramubwira ngo ikora buri bwawe ugende, tugiye gusenga Imana. Ariko ndakubwiza ukuri, ineza y'Imana iri mu ruhande rwawe, gukora kw'Imana kugiye gukora. Haleluya, haleluya. Wari umaze igihe kirekire mu burwayi, wapfushaga ubukwe buri munsi. Haleluya, haleluya. Reka mubwize ukuri, ineza y'Imana igiye gukora, gukora kw'Imana kugiye kuganza ku buzima bwawe. Reka dusenge. Ariko ineza y'Imana irambwiye ngo ubwire ngo igiye gukora ku buzima bwawe. Waba uri muri Amerika, waba uri mu Rwanda, waba uri ahantu hose, ariko Imana igiye kukugeraho. Imana igiye gukora imirimo yawe. Tugiye guhamagara Imana. Imana ishimwe. Amen. Uri Imana nziza, urera urakiranuka, urafatika. Era gide bonedra tapiwa sado beredra gide bonewa pera gide bonedro. Turaseze cyane, twari mu ijambo rivuga ngo udutabare kandi uturengere, udusange ku kidendezi, udusange ku gikumbi. Ariko uravuze ngo uradukuye, uravuze ngo uraduteruye. Ineza yawe irakora kandi irakomeye. Ndabona uri Imana igira neza, gira neza abanyarwanda, gira neza abazungu, gira neza buri wese ugukeneye wese. Reka umwiyereke ineza yawe. Ndabona ubakiza. Haleluya. Imana ishimwe. Pera siredra egide bonewa tasala gide bredrome eni mami masalambre defo egide bonewa egode gide bredra. Uri Imana nziba, urera urakiranuka. Umvise gusenga kwacu, umvise gusenga kwacu. Tubonye uri Imana ikora imirimo, tubonye uri Imana ituzahura. Twari twarapfuye ariko tugire neza, twari twambaye ubusa uratugaburira, twari twambaye uratwambika, twabuze inzu uduhereza ubwicyo bw'inzu. Tubonye ineza yawe, utanze ubukwe, urashingije. Haleluya, haleluya. Wapfushaga ubukwe buri munsi, ariko Imana ikuremeye ubukwe. Wa mukobwa Imana ikugire neza. Imana ihinduye ibihe, Imana ihinduye ibihe, Imana ihinduye ibihe, Imana ihinduye ibihe. Turaseze mu izina rya Yesu. Imana yishe karande, ikuye abadayimoni. Turaseze mu izina rya Yesu. Pera siredra gide bonewa tasala gide bredrome egide bone power. Urakoze kumvisha gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, ufite ubushobozi n'imbaraga. Tubisabye kuzo wakoze mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Imana ishimwe.